Haleluya. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana yacabwa icyubahiro. Shimye Imana ku bwamwebwe mwese mumaze kugera aha hantu, Imana ibaha umugisha. Ndashimira n'abandi badukurikirana mu buryo bw'iyakure cyangwa se murabona ko abari kubikora mu buryo bw'ubuhanga nabo babirimo neza. Hari feedback cyangwa se ibisubizo tugenda tubona, abantu bagenda batubwira yuko bari kugenda bakurikira ibyigisho kandi bikabafasha. Nabyo rero bibari undi mugisha tutabura gushimira Imana. Ubwo abari kudukurikira mu buryo bwa online nabo turabashuhuje cyane aho muri, mwumve mukomeye cyane. Inshuro nyinshi dukunze kwakira bari hano mu rusengero n'abari aho ngaho tukabibagirwa, kandi twarabonye ibimenyetso byerekana ko namwe muri kuhungukira byinshi cyane. Rero twese Imana iduhana umugisha. Nkurikije uko mbona presence uyu munsi, buri gihe dutangira dushima. Ejo twatangiye dukererewe, abantu bari mu bihande byombi. Uyu munsi bisa nkaho twatangiyeho kare tudakererewe nk'ejo, ariko urebye bamaze kuhagera ntabwo muri bake, muri benshi rwose. Imana ibaha umugisha. Impamvu babwira ko mutari benshi, ubu ko mwicaye hano muruta itorero nsengeramo. Ubu mwese mukibuke mubare bari hano, aba mwese ko muri ahangaha muruta itorero nsigaye nsengeramo. Aho muri kiye niho nsengera, kandi mu bihe byashize hakiri abarezi twabaga dufite abizera benshi. Nyuma byimutse hakaza abaganga, twabaye abizera bake cyane bishoboka, ku buryo uramutse uri umuntu ukunda gusengera ahantu hari abantu benshi, ntabwo wahasengera, wabona ari ahantu habishye, wabona ari ahantu hakonje. Ariko nanone uzi misiyo uri gukora, urahaguma kugira ngo ukomeze ukore umurimo. Kuko naje gusanga ko njye ku giti cyanjye personally, naje gusanga ko umurimo ukorerwa mu makaminuza ari umurimo ukomeye cyane, ugira impinduka ziremereye mu buryo umuntu atabitekereza. Benshi baca mu itorero ryacu, iyo bagiye hanze mu kazi usanga ari abakuru b'amatorero aho bari gukorera. Bityo rero kuri njye nahafashe nka pipiniyeri, ahantu hiro abantu bashobora gutorezwa bagize amahirwe, bakaba bafite abantu baba hafi, ku buryo bazakomeza kugenda bagira batanga umusaruro cyangwa se bagira icyo bakora aho bari mu kazi kabo ka buri munsi, bafasha itorero ry'Imana muri rusange. Rero mwe murabaruta kure cyane naho muhuriye. Iyo abaganga bagiye mu mastage, dusigara turi nk'abantu 15, 20, 30, murumva ko turi bakeya. None abari ahangaha mubona ko muri benshi kurenza uwo mubare, kandi ubwo twebwe murumva iyo bataje bose mushobora no gusenga muri 12 cyangwa na 3, kandi mukuva mushimye Imana. Ndashima Imana rero ku bwamwebwe, kandi uyu munsi nabonye dufitemo n'abashyitsi. Hari igihe mvuga ngo abashyitsi basigare, nibasigare rimwe na rimwe bakaba badahari. Uyu munsi nabonye umushyitsi umwe, reka ndebe niba hari abandi bashyitsi badasanzwe ari abadivantiste umunsi wa 7 baje gutana natwe, bakaba bari mu iteraniro. Nibashyira ibiganza hejuru maze dufatanye tubakire. Abashyitsi badasingira mu itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7, hari uhari ngo ashyire ikiganza hejuru tumwakire? Ntawe ushobora gusanga atari we, kereka niba wamuraritse. Twibukiranye ko iri ari ivuna rijyana n'ivugurura. Ubwo rero buri wese arakangurirwa gukora igikwiriye, ntabwo ndi bubitindeho cyane. Hari n'igihe iyo umuntu ari umushyitsi ahantu adakunda kwigaragaza, nabwo rimwe na rimwe wavuga ngo shyira hejuru, ntashyire hejuru, kandi wenda arimo, kubera ko dufite impano twabateguriye, kandi izo mpano zikaba zaraguzwe ku bw'abashyitsi. Ndaza gusaba amateraniro ashoje, umuntu wese ufite umushyitsi yararitse yazanye,
tuze guhurira hariya hanze mbere yuko baza gutaha, baze gucyura impano zabo bateguriwe, kuko twaraziteguye kandi tugomba kuzibaha. Murakoze cyane rero ko mubyumvise. Ndagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ngo akaga gakomereye umuntu ni ukwibeshya ubwe. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mana nziza, habwa icyubahiro. Uyu mwanya twongeye kuba imbere yawe mu ijambo ryawe, turagusabye ngo ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Akaga gakomereye umuntu ni ukwibeshya ubwe. Abo twari kumwe ejo nimugoroba mu masaha nk'aya ngaya turi kwiga, twabonye ingorane zikunda kuba hagati mu miryango yacu, hagati y'ababyeyi n'abana. Itegeko ry'Imana ridutegeka kumvira no kubaha ababyeyi bacu, ariko twaraye tubonye ko ababyeyi nabo bafite inshingano yo kudasharirira abana babo, ndetse ntabwo ari uburyo bumwe gusa ngo bana mwumvire ababyeyi babajye hariya bareke kumvira abana babo, bareke kubatega amatwi, bareke kububaha, bareke kubagira inama. Oya, ahubwo twabonye ko ari itegeko rireba abantu bose. Ndetse twanabonye ko iyo mu muryango abantu birengagije hakiri kare gutega amatwi abana babo, bihinduka cyangwa se bizana ingaruka ziremereye mu gihe kizaza ku mibereho y'abo bana. Bityo akaba ari byiza cyane gukora ibishoboka byose ababyeyi tugashyiraho ingamba n'uburyo buzatuma abana twabyaye cyangwa se abantu turera mu ngo iwacu batugirira icyizere kugeza ku rwego rw'aho bashobora kudusangiza amabanga akomeye mu buzima bwabo mbere y'uko bajya kuyabwira izindi nshuti zabo. Kuko biba bibabaje cyane kubona umwana yirukanyira kujya kubwira inshuti ye y'umuhungu ko yabonye umukobwa bakundana, ko yabonye umusore waje kumutereta, akajya kumugisha inama asize umubyeyi, mama we na papa we cyangwa n'undi muntu umurera hariya. Kandi ejo n'ejo bundi azahindukira wa muntu akamuzana mu muryango, uwo muryango nanone kandi papa na mama bazaba sebukwe cyangwa nyirabukwe b'uwo mwana bungutse mu muryango. Bikaba rero ari ikintu cyaba kibabaje kubona abana bacu badashobora kutwisanzuraho ngo bumve banejejwe no kuba badusangiza n'ayo makuru, mu gihe kuri bo babumva ari amakuru ari sensitive, ari amakuru batapfa kuvuga cyane. Impamvu mbivuga nuko mbizi abasore benshi ntibakunda kubikora. Njya nkunda kubwira abasore iyo ndimo nganira nabo nkabaha ubuhamya. Nagiye nsoma muri Bibiliya nkabona uburyo abasore ba kera muri Bibiliya hariho igihe ababyeyi babo bajyaga bagira uruhare mu kubarambagiriza. Igihe nabisomaga no mu nyandiko zitandukanye, njya mbwira abasore ko nge nigeze kubigerageza. Mamagara umubyeyi wanjye ndamubwira ni noneho rero igihe cyo kubaka urugo kirageze, kandi nifuza kukuzanira umukazana wishimira. Ubwo nifuza kukuzanira umukazana wishimira, ndabizi umuhungu wawe ntiwamusondeka. Ubwo rero reka dusenge, ariko unakore n'igikwiriye, ndebe ko ari umukazana wabona wishimiye, twabana tukarwubaka. Ubwo nabibwiraga umubyeyi wanjye, yarambwiye ngo icyo kizamini se ko gikomeye mwana wanjye. None se nyine kirakomeye, ariko ababyeyi bareba kure bashobora gushishoza. Nzi ko unkunda, nzi ko utama ikintu kibi, nzi ko utandebera umuntu mubi, nzi ko. Ubwo rero reka dufatanye urwo rugendo, kandi Imana nidufasha bizagenda neza. Kuko mama akunda gusenga cyane, rero arambwira ati rero mwana wanjye, ibyo umbwiye ndabyumvise, ahasigaye reka tubisengere, tubyereke Imana, icyo Imana izakora tuzafata icyo. Rimwe na rimwe iyo nkuru nyibwira abasore, hari igihe bagira ngo ndi kubabeshya, ariko ibyo mbabwira ntabwo mbabeshya, mba ndi kubabwira iby'ukuri bibaho.
nari ngiye kuvuga n'ibindi ariko reka byo mbyihorere. Gusa nuko tuba tugomba kugera ku rwego twumva dufitiye icyizere ababyeyi bacu. Hari igihe abana rero mw'ababyeyi mwe babashyira ku munzani bagacencura akavuga ati ngiye nkurikije uko papa muzi, nkaba nkurikije uko mama muzi, nta nubwo nakwirirwa mwiteza kuri iyo ngingo ko ashobora kunkorera ishyano. Ariko mw'abasore mwe nanone ntabwo umubyeyi wawe yagukorera ishyano, mwabiganiriyeho ukamubwira icyo ushaka wifuza, nawe yaguha icyo ushaka wifuza cyangwa se akakugira inama y'uburyo mwabyitwaramo. Babyeyi rero ni inshingano ziremereye cyane kuri twe kubaka icyizere gituma abana twibyariye batugirira icyizere. Ariko nanone twabonye ko bitagarukira mu muryango gusa, ahubwo bigera no mu itorero. Twaraye tubonye ko mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi hari igihe birengagije icyiciro cy'abasore gushyiraho gahunda zihamye n'uburyo bwo kubagira inama ku byerekeranye n'uko bakwiriye kwitwara barimo barambagiza abo bazabana nabo mu gihe cyo kubaka ingo zabo. Twabonyemo amateka y'umukobwa Anna Smith, mushiki wa Uriah Smith wanditse igitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, wakoraga mu kinyamakuru Urwibutso n'Integuza, akahakorana n'umusore witwaga John Andrew. Nyuma yaje kuyobora inteko nkuru rusange, yaje guhinduka umwe mu bapasitori bahagarariye itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ku isi hose. Ubwo bakundanaga, uyu mukobwa Anna Smith yitereye kashe. Birareka mbabwire, hari igihe abasore bajya biterera kashe. Wabona uri guteretana n'umuntu ngo muri kurambagizanya, ukavuga uti ngewe uriya niwe unkunda nta wundi, ugahita ubyemeza, kandi ntumenye ko burya muri urwo rugendo hashobora kuvamo cyangwa se kubamo yego na oya, na nyuma y'uko mwamaze kubyemeranywaho. Ingero ni nyinshi zigenda ziboneka. Ana rero nawe yaje kwiterera kashe, yibwira yuko ibintu byose bishoboka. Umusore John Andrew ukuntu yubahaga Imana, ukuntu yitwararikaga, ukuntu bamubonaga mu itorero, n'uburyo ari umuntu w'Imana, yumva uwo musore adashobora kuzivuguruza ku cyemezo yafashe ngo abe yamwanga. Noneho atungurwa no kubona amwanze, ashaka undi. Ubwo muri make ubwo bari bamuteye akadobo mu mvugo z'iki gihe. Abonye bamuteye akadobo rero cyangwa se bamwanze, kwiyakira byaramunaniye kugeza ubwo byaje kumuviramo intandaro yo gupfa. Rero wayitarandika ngo kubengwa kwe byamuviriyemo urupfu. Aribwo nyuma rero itorero ryahwituwe ribwirwa ko rigomba gushyiraho gahunda n'uburyo buhamye bwo kuzajya bakunda kuganiriza abasore hakiri kare, kuko bitabaye ibyo ngo abasore bafashwe barambagiza nabi, babikora mu buryo bupfuye, bahitamo nabi, cyangwa se bakangwa nabo bakiyahura. Umbabazi umuntu Annette ntabwo yiyahuye, ariko reka mbabaze bakobwa namwe basore muri ahangaha, umuntu akwanze koko ibyo bintu bikurwaze, muzabaze ba papa wanyu niba mubafite, muzabaze bakuru banyu niba mubafite. Urugendo rw'amateka y'ubuzima bwabo mu kubaka ingo, uzasanga nabo barariye ako kadobo bagiye kuguha nawe cyangwa se wabonye. Ntabwo ari ibintu kuri wowe biza bibaye bishyashya. Umunsi rero byakubayeho uramenye, ntuzagire ngo niwe muntu wa mbere ku isi bibayeho. Hari n'abantu bibaho agahita azinukwa akavuga ati nzarinda mpfa nongeye gushaka, abakobwa ni babi, abagabo ni babi, nta mutima bagira, n'ibindi. Ninze mwisubiramo bitari ngombwa cyane, ariko ahari kwari kugira ngo n'uwaba yaje uyu munsi amenye icyo ejo twize. Rero twabonye ko itorero rigomba gushyiraho ingamba zihamye zo kwigisha urubyiruko n'abasore ku byerekeranye n'izo ngingo n'izindi zigiye zitandukanye, kandi kwirengagiza kubikora nibwo bitugiraho ingaruka cyane. Uyu munsi rero akaga gakomereye umuntu ni ukwibeshya ubwe. Niyo magambo tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya. Mu buzima busanzwe abantu benshi bajya bakishuka ku byerekeranye n'ubuzima bwabo babayeho hano ku iyi si,
kuko wenda rimwe na rimwe Imana iba yarabafashije mu rugendo rwabo rw'ubuzima bwabo, ikabahira bakagira ibyo bageraho, bakagira imyanya runaka babona mu buyobozi, bakiga mu ishuri bigakunda, bagahinduka ibirangirire, bakaba mu muryango mwiza ubitaho ukabafasha. Rimwe na rimwe muri bo imbaraga z'ubwibone zikabashuka. Nyamara rimwe na rimwe abantu ntabwo bakwiriye kwishuka. Ndaza kubasangiza amateka y'abantu bagiye bibeshya ubwabo, kandi bamara kwibeshya ubwabo nyuma bikabagiraho ingaruka. Hari umugabo witwa Steve. Uyu mugabo yaravuze ngo nta Mana ibaho, nta n'umwe waremye isanzure, kandi nta n'umuntu n'umwe ugenzura isanzure. Uyu mugabo niko yaje kuvuga. Nuko ku mwaka wa 21 yaje kurwara indwara ikomeye cyane, aza gupfa afite imyaka 76. Ubuzima bwe busigaye yaje kubaho, yabayeho ubuzima bumeze nk'aho burimo pararize, uretse ko aranazwi cyane n'ikirangirire. Ntiyavugaga, mbese yari ikimuga nanjye ndabyishe kandi mbikoramo. Yari afite ubumuga. Iyo niyo mvugo iboneye ikwiriye, ubwo nanjye ndayikosoye. Yari afite ubumuga bukomeye cyane, kugeza ku rwego ubwonko bwe bwonyine nibwo bwonyine bwakoraga, ibindi bice by'umubiri byari byararangiye ntibyakoraga. Muri iki gihe rero ubwonko bwe bukora, yaje gufashwa, bashakisha uburyo babona ibyuma by'ikoranabuhanga bazajya bacomekana n'ubwonko bikagaragaza icyo atekereza. N'ubwo buzima bagerageje kureba yuko yazabaho ubwo buzima kugira ngo ahari afashwe. Rero mu by'ukuri abantu bashobora kwibeshya nk'uko uyu muvandimwe yibeshye yibwira ko nta Mana ibaho, ariko nyuma yaje kubona ko mu by'ukuri Imana ibaho, nuko aza no kubivuga. Hari undi mugabo wubatse ubwato bwa Titanic. Ubu bwato burazwi cyane kuko amateka ye ndetse na filime zagiye zikinwa cyane kuri ubu bwato. Umugabo wabwubatse rero, cyangwa se injenyeri wabwubatse, amaze kubaka ubwo bwato bwa Titanic, bamubajije uko ubwo bwato butekanye, maze mu bwiyemezi bwinshi avuga agira ati, n'Imana ubwayo ntiyashobora kuburoha. Kuri safety y'ukuntu ubwato bwari bumeze, yaravuze ati ubwato buratekanye, ntibushobora gukora impanuka niyo wagira ute, ndetse n'Imana ubwayo yo mu ijuru ntiyashobora kuburoha. Nyamara igihe cyaje kugera, bwa bwato burarohama ndetse bikomeye cyane. Iyo uri kureba amateka y'uburyo ubu bwato bwarohamye, ukareba uburyo abantu bari baburimo banezerewe bishimye bagenda, ntabwo ushobora kumenya uburyo rwose baje gutenguha n'ubu bwato butagombaga kurohama, dore ko n'Imana ubwayo itari ifite ubushobozi bwo kuroha ubu bwato. Niko enjenyeri wabwubatse yaje kuvuga. Muri icyo gihe rero ubwato bwaratangarirwaga cyane, yari yarakoze kubera ukuntu bwari bukomeye, ariko bidatinze mu kanya gato nk'ako guhumbya, bwaje kurohama. Nshobora nkeka ko ahari abari ababikinnyemo filime, cyangwa se akaba ari akamashini kabifashe, ariko bajya bagerageza kwerekana uko ubwo bwato bwarohamye mu buryo buteye ubwoba igihe barimo bagenda. Ubwo rero bwarohamaga, byabaye ikimenyetso simusiga kivuguruza amagambo enjenyeri w'ubwato yari yaravuze. Rimwe na rimwe abantu bajya bibeshya, kandi nta kintu gikomeye nko kwibeshya ubwawe, ukibeshya yuko nta Mana ibaho, ukibeshya yuko ibyobokamana ari sikamu. Muzumva abantu benshi babivuga muri iki gihe. Abantu benshi ntibagishaka kumva iby'Imana, ntibagishaka no kugendera mu by'Imana. Yewe reka mbabwire,
muri iki gihe bisa nk'aho abantu bari kugenda iby'Imana bitera umugongo ku rwego rukomeye, ku buryo iyo witegereje umuvuduko biriho nibikomeza kubaho muri uwo muvuduko mu gihe kizaza mu gihugu cyacu cyangwa se n'ahandi ku isi muri rusange, tuzaba dufite abantu bari guhakana Imana ku rwego rukomeye cyane. Nyamara reka mbabwire, nta n'umwe wigeze uhakana Imana byagiye bigwa amahoro, cyangwa se ngo asuzugure Imana ngo bimugwe amahoro. Ahubwo igihe cyose abantu bakwiriye kuzirikana no kwibuka yuko hariho ugenzura ibi byose tubona, hariho ugenzura isanzure, kandi ugenzura isanzure ni Imana yacu. Umugabo wiyamamarije kuyobora igihugu cya Brazil, Neves, yaje kuvuga amagambo akomeye igihe yarimo yiyamamaza. Yaravuze ngo nimbona amajwi 500,000 n'Imana ubwayo ntizabasha kunkura ku buperezida. Niko yavuze. Nyamara yaje kubona ayo majwi, ariko yaje kurwara bitunguranye, habura umunsi umwe ngo arahirire kuba perezida, ahita apfa. Yapfuye atarahiye ngo abe perezida, kandi yaravuze ko n'Imana ubwayo itazabasha kumukuraho. Rimwe na rimwe rero abantu bo ku isi tujya twishuka tukanibeshya. Reka nongere mbabwire iki, buriya imbaraga z'ijambo tuvuga hari igihe abantu batabimenya, ariko buriya ijambo twiyaturiraho riraremereye. Mujye mwirinda kwiyaturiraho amagambo akomeye, kuko nagiye mbibona n'amaso yanjye abantu bagiye biyaturiraho amagambo nk'ayo ngayo asohora mu buzima bwabo. Niga mu wa 6 primaire w'amashuri abanza, wa 6 w'amashuri abanza, hari umuvandimwe twiganaga, umunyeshuri twiganaga icyo gihe. Uwo munyeshuri gukora ikizamini cya leta ugatsinda muri systeme y'Abafaransa y'Igifaransa ntabwo byabaga byoroshye. Hatsindaga abanyeshuri bake, abanyeshuri benshi bagatsindwa. Uwo munyeshuri rero yarabyitegereje, kuko si ubwa mbere yarakoze ikizamini, maze amaze kubyitegereza, igihe twarimo turi kwiga abaravuze ati ariko Mana umfashije nkatsinda iki kizamini tugiye kuzakora mu minsi iri imbere. Niyo bazanyirukana ariko bakanyirukana naratsinze, nabwo ntacyo. Yaratsinze ku manota meza cyane, abona ikigo cy'ishuri ajya kwiga, aragenda yiga, ariga, reka ne kuvuga ngo yize he, maze igihe kiragera baramwirukana, amashuri yasoreza aho ngaho. N'uyu munsi ntabwo yigeze akomeza ngo arenge aho bamwirukana yageze. Ubwo uko kumwirukana aharaho ni gufitanye isano n'amagambo yiyaturiyeho igihe twarimo turi kwigana, avuga ati niyo natsinda bashaka bakanyirukana ariko natsinze. Mu wa 6 nanone segonderi twiga muri aho twigaga, undi munyeshuri yari umuhanga ndamuzi, maze icyo gihe twigaga uburezi, kandi uburezi aho twajyaga kwiga icyo gihe kaminuza twakiraga yari muri KI, UR College of Education. Noneho uwo munyeshuri umunsi umwe araza arandeba ukuntu ndi kwiga nashyizeho umwete, abarambwiye ati aterebo ukuntu washyushye nguri kuruhiruza. Nta muntu muri iki gihe ushobora kwiga ngo azajya kwiga muri kaminuza, ibyo uri muri ruhira byose ni ubusa. Nge uzagende wiga wenyine, ngewe sinzajyayo. Kandi umuntu twarakurikiranaga, nubwo mbivuze nyine ubwo nta kundi. Ubwo bo twiganye barahita bamumenya. Noneho uwo muvandimwe uzi uko yiyaturiyeho ko ataziga muri kiye ntajye kwigayo, kandi hari abandi bajyaga banatsinda gahoro kurenza we, ubwo batsinda gake sinzi ko nabyita, baje kujya kwiga muri kiye ariko we ntiyajyayo. Noneho ngiye yavugaga ko bidashoboka njyayo. Rimwe na rimwe rero hari igihe twiyaturiraho ibintu bikatubaho kandi bitari ngombwa. Mbese nimujya mwumva umuntu avuga ngo Mana yarabuze nk'urubyaro, ngo umfashije
nkasama, niyo iyi nda nayisama ariko ikavamo nagushima. Hari abo muzagenda mubona bagiye basama zikavamo bikarangirira aho ngaho kuko niko basenze. Rero hari igihe rimwe na rimwe twiyaturiraho amagambo aremereye bikatugiraho ingaruka kandi bitari ngombwa. Uyu muvandimwe rero nawe aravuga ati nimbona aya majwi n'Imana yo mu ijuru ntabwo izabasha kunkura ku buperezida, maze mbere y'uko arahira kuba perezida aba arapfuye. Nanone Kazuza yari umunyabrazil, umuririmbyi wagiye akora n'indirimbo zitandukanye n'ibisigo, yaje kuba ari mu gitaramo ahitwa Roi de Janioro simbizi, maze icyo gihe Janioro uko maze rero igihe yari mu gitaramo yanyweye itabi ryinshi, arangije atumurira umwotsi w'iryo tabi hejuru mu kirere, abwira Imana ngo uwo mwotsi ni uwawe, nawe nka kuri aka gatabi. Maze igihe yabikoraga gutyo, hashize igihe gito cyane, ku myaka y'32 yaje gupfa yishwe na kanseri y'ibihaha iturutse ku itabi yanywaga. Abantu hari igihe twishuka. Umuntu witwa Maririne nawe cyangwa se Monore yasuwe n'umuvugabutumwa witwa Billy Graham mu gitaramo cye yarimo yateguye ari kuririmba, maze uwo muvugabutumwa amubwira yuko atumwe n'Imana ngo amubwirize ubutumwa bwiza. Maze uyu muntu yaje kumusubiza atazuyaza, aramubwira ngo sinyeneye Yesu wawe. Niko byagenze. Amaze gusoza igitaramo bukeye yaje gusangwa yapfiriye mu nzu ye. Yari yagize amahirwe yo kurarikwa mbere yuko asoza urugendo rw'ubuzima bwe ngo ahari yegurire Kristo, ariko igihe umuvugabutumwa yamwegeraga amwereka ko adakeneye Yesu we, mw'iryo joro arapfa. Abantu rero hari igihe twishuka kandi tukibeshya. Ahari umenye niyo mpamvu umuririmbyi w'indirimbo 360 yaturirimbiye akavuga ngo wisubika kwihana. Abantu benshi bajya basunika kwihana uko byagenda kose, ariko ntabwo bibagwa amahoro. Rero uyu muvandimwe cyangwa se mushiki wacu yari ahawe amahirwe, ariko amahirwe ayakoresha nabi. Mwibuke ko turi kwigana amagambo avuga ngo akaga gakomereye umuntu ni ukugenza gute? Ni ukwibeshya ubwe. Buriya abantu b'Imana reka mbabwire, iyaba twari tuzi yuko ku isi twaho igihe gito cyane, icyo gihe gito kigashira vuba. Hari ikigisho njyangira cyerekeranye n'ibyerekeranye n'igihe, kubera ko ubuzima bw'umuntu bubarirwa mu gihe. Iyo umuntu apfuye ikintu cya mbere duheraho ni igihe amaze ku isi. Iyo rero abantu batarimo gukoresha igihe cyabo ku isi, baba bari guhitamo nabi kandi baba bari gukora nabi.
igihe cyacu dufite ni gito cyane bantu b'Imana. Iyaba mwari muzi yuko mwebwe mwese mwicaye ahangaha nanjye uri kuvuga ndimo, iyi si niba igitijwe uburyo bwo kubaho imyaka myinshi, mu myaka 100 mwese muri ahangaha nta n'umwe uzaba akiriho. Mu myaka 100 abenshi muri ahangaha ubu twese tuzaba twaripfiriye, imva zacu ziri hariya, abantu bavuga bati higeze kubaho umuntu witwa runaka. Wenda rimwe na rimwe hari n'igihe batazanakuvuga. Umuyobozi wacu aho nkora mu kigo nkorera yigeze kutubwira ijambo riremereye, aratubwira ngo mu buzima bwacu tubayeho ku isi nta muntu n'umwe uzigera avuga ibyo wagezeho, amashuri wize n'ibindi nyuma yo gupfa kwawe, ahubwo bazavuga ibikorwa byiza wakoze ufasha abandi. Rero muri iki gihe gito cyane tubaho ku isi, tutazi uko tuzamara ku isi, uko igihe tuzamara ku isi uko kingana, iki gihe tuba tugomba kugikoresha neza mu buryo bwose, ariko ntitwishuke, kuko hari igihe kizagera tugasanga twaribeshye, twarakoresheje igihe cyacu nabi. Buri wese azirikanye ko muri iyo myaka 100 iri imbere abenshi tuzaba twarapfuye. Reka mbabwire, twatangira gutekereza neza. Ayo magambo yaje no kwandikwa mu gitabo cyitwa Ubuzima Mbayeho Uyu Munsi cya Ellen G. White. Yaje kwandikamo amagambo avuga ngo buri munsi, buri gitondo uko tubyutse, ngo buri muntu wese akwiriye kwitoza gufata uwo munsi nk'aho ari wo munsi we wa nyuma wo kubaho ku iyi si, ngo kandi agahora yiteguye gupfa, ngo kubera yuko ibyo ari byo bikwiriye buri muntu wese kugira ngo abe mu mwanya ukwiriye. Kuko uyu munsi ubwiwe kuri bupfe, reka nkubwire ikintu cya mbere wakora nk'umuntu wigishijwe mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, ni ukuvuga ngo ese Mana ndihannye. Iyo ndi kugenda mu ndege nkabona itangiye gutitira, njya nzigendamo rimwe na rimwe, mpita nibuka ko ishobora gukora impanuka. Muzi ngo ikintu cya mbere nkora ni igiki? Ndabanza nkisuzumane aho nta cyaha cyaba gisigaye, narihana ngo mbanze nyihane, niyo twakora impanuka tuyikora ariko nikiranuye n'Imana. 2011 nigeze kujya kubwiriza Iburengerazuba mu gice cya Cyangugu. Icyo gihe imihanda yari itarakorwa, maze turi mu Kivu tuza guhura n'umuraba. Ntabwo nzibagirwa ibyabaye muri uwo muraba, kubera yuko twari twanagiye nijoro cyane, ngiye bimaze kuba nka 7 za nijoro. Maze ubwo tugera ahantu ubwato umuraba waye mwinshi, umusare atubwo rero nta kundi iyo bujya buragiyo. Hasi mu bwato harimo ihene, harimo n'ingurube, harimo n'intama n'ibindi izindi animals. Maze noneho mwuwo muraba uteye ubwoba hari icyakurikiyeho. Izo nama, izo hene, izo ngurube byarahebebye, ubwo buri cyose cyagiye gitaka mu ijwi ryacyo. Abantu natwe dutangira gutaka mu ijwi ryacu. Harimo abantu benshi b'Abagatolika batangira gufata amashapure, maze igihe bayafataga batangira gutera amasengesho. Nuko umuntu umwe abaravuze ati, Mana urabizi yuko nari narasenze ko nazigera ngenda mu Kivu niyo banyica, none nabirenzeho nyigendamo, ndakwinginze wa Mana we umbabarire irya none, ahari aho mbere yuko mpfa ibyaha byose nakoze mbisabiye imbabazi, ntabwo nzabyongera. Umbabarire nubwo ngiye gupfa, ubwo mpfe nihannye, ariko nubona nta n'ukundi nyine ubwo nta kundi, ninjye warenze ku isengesho nasenze. Yasenze iryo sengesho twese turyumva, nibwo navuze nimenye bya bintu bitangiye gukara. Nibuka igitekerezo cya Yona mu nyanja, buri wese ngo ari kwambaza Imana ye. Rero abantu mu by'ukuri bamenye yuko buri munsi urupfu rubasatiriye. Reka mbabwire, hari statement naje gusoma yamfashije iteye ubwoba, tuzanayibona. Iravuga ngo urupfu ruri kwirukanka inyuma y'abasore
ariko rukaba ruri imbere y'abasaza cyangwa se y'abakuze. Abasore ruri kutwirukankaho inyuma, ariko abakuze twebweho urupfu turi kugenda turusanga hehe? Imbere. Bityo rero buri wese mu mwanya arimo aba agomba guhora yiteguye, kuko reka mbabwire, kwibeshya ubwawe nicyo kintu cya mbere kibabaza mu mibereho y'umuntu kurenza ibindi bintu byose. Wakwihanganira ibindi, ariko icyo kiba kigoye cyane. Nihuse rero, iyo dusomye mu Baheburayo, Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7, tuhasanga amagambo avuga ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Reka mbabwire, Imana ntinegurizwa izuru. Mu iyi si aho abantu bari kugenda bahakana Imana n'imbaraga zayo, bagahakana kwizera, impamvu mbabwira nuko nge maze kubibona mu isi y'abitwa ko ari abahanga mu by'ubwenge, uko umuntu agenda yongera ubumenyi mu by'isi, muzabirebe niko iby'umwuka muri we bigenda bigabanuka. Ubu mwese muri aha ngaha, uko wasengaga wiga muri segonderi siko waje gusenga ugeze muri kaminuza, kandi uko wasengaga uri muri kaminuza siko wagumye gusenga uri kwiga masters. Umaze kubona maîtrise, uburyo wasengagamo ntabwo ari bwo ugisengamo ukimaze kubona doctora PhD. Ukimara kubona PhD, uburyo wasengagamo si bwo ugisengamo ukimara kubona indi titre yisumbuyeho. Ibi bishatse kuvuga iki? Benshi iyo bagenda bagira ubwenge bwinshi, hari igihe bishuka Imana bagatangira kuyitera umugongo. Nyamara gutegeka kwa 2 haratubwira ngo ntuzibagirwe yuko Uwiteka ari uguha imbaraga n'ubwenge. Buriya reka mbabwire, abantu mwagize muri gukandagira mu ishuri nanjye ndimo, si uko mwari abahanga cyangwa se mwari muzi kwiga cyane kurenza abandi bose twasize inyuma yacu bagiye batsindwa. Bararaga amajoro menshi rimwe na rimwe ndetse no kuturenza, ibintu bakabiboroka. Ngewe nigeze kwiga, umubyeyi wanjye yajyaga ambwira ko yiga mu ishuri, ubwo ndavuga mama, yajyaga afata igitabo cyose akakiboroka mu mutwe n'ikayi, agahera ku byanditswe ku rupapuro rwa mbere ukagera ku rupapuro rwa nyuma. Maze rero iyo methodology naje kuyikoresha ndi mu wa 6 primaire. Ubu mu ndeba narahasibiye, nzizi iki? Ubwo nafashe ibitabo uko byanditse nkabiboroka uko nguko nkagasuku. Ibiri mu ikayi wabimbaza nkaba nabisubiza. Tugeze mu kizamini, vocabulaire bagenda bazihindura. Igihe bahinduraga vocabulaire, ikibazo cy'ururimi, niba narafashe role, ubwo bazana importance cyangwa se avantage, simenye ibyari byo, kikananira kandi nyizi neza. Ubwo mu gukosora bakavuga ati role ni kimwe n'ibingibi, baba we ngumva ari nyizi nta kiborokora cyose uko kiri, ngasanga cyananiye. Turi muri segonderi nanone twiga kwigisha, hari umunyeshuri umwe nawe ntazibagirwa yabikoze nkanjye icyo gihe, nawe araborokora. Twari dufite umwarimu ajya akavuga ati niba ugiye kwigisha genda mu ishuri isomo warifashe mu mutwe urimanukure utari gupacapaca, kandi njyewe ninza nkabona uri gupacapaca nta manota nzaguha 0. Kandi abanyeshuri bakunda amanota. Maze umunyeshuri umwe aravuga ati mva, ngomba kurifata mu mutwe iri somo nkagenda koko narinyweye. Reka mbabwire, abigishije barabizi cyangwa se n'abigisha, yagiye isomo yarinyweye. Maze ageze mu ishuri, kuko iyo turi abigisha tujya twigisha ukandika umuteguro w'isomo, ukavuga mwarimu nyine aratangira asuhuza abanyeshuri, ukavuga nyine nuko basuhuza byose ukabyandukura bikabiri aho ngaho. Yarabifashe rero, ageze mu ishuri yarahagaze aravuga ngo teacher will greet student, good morning student. Student will reply good morning teacher. Teacher said nuko yabigenje. Yageze mu ishuri arahagarara
mwarimu arasuhuza abanyeshuri mwiriwe, abanyeshuri bamusubize ngo twiriwe. Mwarimu abaza abanyeshuri ngo amakuru, abanyeshuri basubize ngo maze ubwo mwarimu ari kumuha feedback cyangwa se ubujyanama ngarukirane bwo kwakoze ibintu, turumirwa twese. Hari igihe rero nyine rimwe na rimwe abantu bashobora kwibeshya, ariko burya Imana niyo iduha imbaraga zituronyesha ubwenge cyangwa se zituma tubasha kugira ubwenge. Nanone hari igihe abantu bibeshya, muzakunda kubibona, ni abantu bake cyane mu iyi si bateguwe hakiri kare kuzahangana n'ikigeragezo cy'ubukire cyangwa icyubahiro. Namwe muri ahangaha ntabwo nzi urwego mugezeho mutegurwa kuzahangana n'icyo kigeragezo. Ubu hano hari abantu benshi mutazi ko ubukire ari ikigeragezo. Hano hari abantu benshi mutazi ko icyubahiro ari ikigeragezo. Njyewe hari umuntu twiganye abona akazi kamuhemba amafaranga menshi, maze uwo muvandimwe mbimenye ndamuhamagara kuri telefone ngira ngo muhe congratulation. Igihe namuhamagaraga yarambajije ngo urinde ninde umamagaye, kandi yaza ngo afite nimero yanjye. Ndamwibwira ngwe ahita akupa telefone. Bavandimwe, hari abantu batazi guhangana n'ikigeragezo cy'ubukire, batanateguriwe kuzahangana n'icyo kigeragezo. Uyu munsi waba n'amafaranga menshi ufite, ejo wayabona n'ibyo gusenga ntiwongere kubijyamo. Nyamara dukwiriye kwitegura mu nguni zose. Jya usenga Imana ibwiye uti ngewe n'uma amafaranga ntabwo azangusha, ariko hari benshi wayaha akabagusha. Nimuyobe Imana ninegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azagenza gute, nibyo asarura. Muri urugendo rw'iyobokamana twese turimo, muri urugamba turimo turwana twese, ibyo tubiba nibyo tuzasarura. Niba uyu munsi uri kwihana ugakora ibikwiriye, ubwo uzasarura imbuto zo kwihana. Niba uri kwishushanya ukaba uri kuyoberanya mu bukirisitu, uzasarura ibyo. Niba uri kubiba kutaba umukristo, nabyo uzabisarura. Ariko abantu ntabwo dukwiriye kwibeshya. Nshuti zanjye, nimunyemerere minira ahangaha mbariho nsoreza. Ariko soza mbibutse umutwe w'icyigisho kiravuga ngo akaga gakomereye umuntu ni ukugenza gute, ni ukwibeshya ubwe. Wisuzume urebe niba utari kwibeshya, maze uhitemo kuvuga ngo Mana umfashe mbe mu mwanya ukwiye. Nabona promosiyo uyu munsi, naba ndi umuntu ukomeye, naba ndi umuntu woroheje, naba ndi umukire, naba ndi umukene, naba ndi umubyeyi, naba ndi umusore, nkomeze kuba mu isi nguhesha icyubahiro. Kambabwira, dukeneye abantu bagira bene uwo muhigo ukomeye cyane muri iki gihe. Kandi muri uku gusoza ngize amahirwe, buri muntu wese akabigira umuhigo we. Umuhigo we ntakuka, uvuga ngo ubu Mana ndiyemeje, yego n'abisere bagiye biyemeza bagatsindwa ariko nta kibazo. Ukavuga uti Mana ndiyemeje nje mfashwa nawe, ukabihiga, ntabwo waba uri kuruhira ubusa. Ariko ibyo uzahiga byose ujye uhora wibuka yuko icyo biba aricyo usarura mu rugendo rw'iyobokamana. Rero nashoje, ubu ni ukwifuriza ibihe byiza. Imana ibarinde, ibacyure amahoro, n'ejo muzagaruka ndi, muzararika abashyitsi, muzaza n'inshuti n'abavandimwe. Ni ivuna ryateguwe n'abasore. Abasore barimo ntabwo ari benshi cyane, ndimo ndababona ko nabo barimo, harimo n'abakuze, ariko abana bato cyane nabo nabonyemo bakeya. Hari inyuma harabona abonye. Ndifuza ko buri rwego rwose, buri wese akora ibishoboka byose akajya rurarika. Icyambere, babyeyi nimuhere ku bana banyu, mubazane muri aya materaniro, niyo mahirwe mufite. Sinzi niba ababyeyi mucyumvise, niyo mahirwe mufite. Niba baragiye ku ishuri nta kundi, ariko nimubazane bige. Mwa basore mwe, namwe nimugerageze muzi. Niba mufite n'abasheri banyu muri gutereta, ntabwo mvuze abandi bo kubatirisha, ndavuga abandi basanzwe musengana mukundana, nabo nimubazane mwitabire amateraniro. Uzana inshuti yawe wiyisiga, noneho mukomeze no gusabira aya materaniro, kuko
abasore bateguye n'amateraniro ni ukugira ngo azatange umusaruro muri bwa buryo itorero rikuramo. Itorero rikura mu buryo bugaragara no mu buryo butagaragara, mu buryo bw'umwuka no mu buryo busanzwe. Rero ubwo nabyo dukomeze tubishyire imbere y'Imana kandi tubisengere. Ubundi mbifurije kugubwa neza no guhirwa muri byose, mukagira Imana nyambere mu izina rya Yesu.